ku badayimoni abantu bafite n'ukuntu bawutinya udatinyitse ujya kumva no mu gihe cy'amasengesho abantu bari gusaba imbaraga bagaceceka bari gusaba mwuka urukumva abantu baracecetse bari gusaba kwaguka mu mpano ukabona baracecetse ariko bagera ku ijambo rivuga ngo twirukanye abadayimoni ngo mwizina rya Yesu rwose ngo mwizina rya Yesu abandi bati kati kwa jina Yesu abandi bati toka kumva bose bashigukiye icyarimwe kandi bose bari bacecetse bikorwa kugira ngo apeze mwuka w'umuntu aravuga ati bijanga bizakunda ndiranja nkore bijabananiye nkora cyane muzanyenera mupfukama mwuka w'umuntu nimba kurwanya ngo udakira kora cyane ukire ejo gukenera pfukama zamuye amaboko niko Dawidi yabigenje baramurwanije abangije bavuga ati bizanga bizakunda ndakora ikintu kitarakorwa mu mateka ndakoresha icyo bitibuye ndakoresha icyo bita umuhumetso ndakoresha icyo bita gusatira umugabo kandi umwuka w'umuntu iyo urwana nawe ntugire imbaraga uzafuta zigize gusenya ubu niwe babanye umwuka w'umuntu umugore Imana imubabarire wa mugore we wakoze ibintu bibi warahemutse nanjye ubwanjye warambabaje ndi umuhanuzikazi mu isi ntuzagira amahoro wanze no kwihana unabyitirira ko ari Imana ibivuze icyatumye ubyitirira ko ari Imana ibivuze Imana izagukosore wahemukiye umwana w'umukobwa wabeshye kuri nyina amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe wakoze subscribe hano kuri Eva Mama Lionel Uwiteka abagirire neza Uwiteka bishimire Uwiteka abumugisha Uwiteka abarebe neza iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatatu y'abadiaspora warakoze subscribe nuko Imana igumugisha kwishimire igoye kwa mu gihugu cy'Uwiteka Imana yaguha nakiriye ndakiwe na Eva Mama wa Lionel uraho neza ndaho ndashimishije pe abantu keretse barebye ibyo uri kwigira inyuma ya kamera bamfasha guseka nkuko ko abantu bazagira ngo cameraman wawe ahari ari nko gukora utuntu tw'abana cyangwa utundi tuntu ufite defo imeze itya nari mfite niga mu wa 4 primaire mu wa 4 ngo tugiye muri 90 na kangahe ubwo nawe ubara uhereye ku myaka mfite noneho najyaga ndangaza abanyeshuri bagaseka sinseka mwarimu akaza akabihondagura kuko byasetse byatembagaye bati narise ntigewe kuko wareba ukabona barambeshyara bimaze kuba akamenyero mwarimu arabicunga aza gusohoka kandi adasohotse mba nkoze bimwe nk'ibyo wari uri mu gukora nyine n'urugero ubwo mwarimu arashwanyutse nawe araseka ntabwo wongeye gukubita abantu ahubwo wangize inshuti yaravuze ati hano hariho icyo bajya bita penikira y'abantu bahano agahinda niyo baba batsinzwe hano hariho nyine ntabwo uri byenda gusetsa simbivuze ariko nyine bisa nabyo oho reka rero ngewe ni ukuri kw'Imana murata amashimwe kuba wemeye ko nza kuricana yego urakoze karibu wisanzure yego iki gihugu gifite abantu benshi cyane kuba rero kinyemereye yuko ngirirwa umugisha kuricana aba bantu bazankunde nabo rero mwazankunze ubundi mwumva ntababariza ikintu gikomeye cyane hari ikintu wavuze mu kiganiro umubyeyi warangije kubasuhuza abantu nabasuhuje bagubwe neza aho mu mpande enye z'isi yego nari maze nanjye kubasuhuza kandi nizere ko batakoze pose ngo bagende bapoze ngo bumve ibyo ndi kuvuga ahubwo bumve ibyo ugiye kuvuga kuri live yo ku gicaniro cy'ubwashize ni cy'ubwashize cyangwa ni iki turimo ariko ni cy'ubwashize cy'ukwezi kwa 5 cyitwa ngo ki kwa 5 ntabwo nzagakata murebe iminota agiye kumara oyagiye ntabwo mwishuri na brokaga ugiye kukumbaza nk'umunyeshuri ubroka ninzabikora ngiye nkora iby'uwo munsi nkabitsinda okay ubwo ninzabikora hanyuma rero muri nzabikora watuganirije ku mwuka w'abantu ububi bw'umwuka w'abantu n'ububi bw'umwuka wa Satani ese ari umwuka w'abantu n'umwuka wa Satani nubwo yose tuyikubitishije ishapure akira yuko abantu batazagira ngo nsenge ishapure n'ubu nashyize hano ariko
muvandimwe rwose yahoze niyo naguriye mama nzamushyira no kuri muri studio ariko abantu bari hano bayikunze cyane byanabatangaje uburyo mfite ishapure muri studio nayiguriye umubyeyi wanjye nayikuriye aho wese wagiye kwa kundi nyine uba uri nko kubwiriza ugasimbuka akashize muri bibiri ukakaza ati turakumbese ishapure ubundi ukareba ngo ibintu biragenda neza abazimu tukabakubita ishapure mu gahanga mbega hanyuma rero ngo ntabwo abantu baseka ndebe ko muri comment atarabaza uzi ishapure kuntu ari nziza ifitemo ibara nakunze cyane uriya mugozi wayo nawe ukunze cyane reka nze nyibereke ni umugozi wa shokora mukuntu ni shokora mukuntu noneho yarangiza ikagira Maria disi we uzi abantu ukuntu batunguwe no kubona ndi kugura ishapure nageze ikibeho mvuye ahantu mwitaba navuga nti muhagarare ngura ishapure bati gute se banzaniye niya make ndayanga ngurihenze iyigura ni 5 n'igihumbi noya wimbaza ibiciro apfa kuba ari ishapure ngere ihenzemo noneho babyibazaho no kuri pe ngiye mfite mama w'umugaturika kandi yubahwe urabona ko naguze nzamushyira akajya adondobekanya bajya bindi badondobekanya abandi bana baracyafite ntacyo mwe amusoni nta kibazo hanyuma jewe nari nyikubitishije ishapure mu gahanga uwo mwuka nkubitishije ishapure mu gahanga kuko ni ariko se mama Lionel ndashaka kugira ngo tuvire imuzi hari abantu baba bafite umwuka w'abantu cyangwa se baratewe n'umwuka w'abantu cyangwa se baraturiho umwuka w'abantu hari n'abandi bantu baba baratewe n'umwuka wa Satani bakaba bawitiranya n'umwuka w'abantu ese umuntu yamenya gute ko ari umwuka w'abantu akaba wukeka nk'umwuka wa Satani ese umuntu yamenya ko ari umwuka wa Satani atari umwuka w'abantu ese imyuka ni mibi bingana bite umuntu yayitandukanyiriza hehe ubundi reka ntera agatebe nanjye numvireho mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubundi reka tuhite umwuka uva ku bantu n'umwuka uva ku badayimoni. Umwuka uva ku bantu n'umwuka uva ku badayimoni. Reka tubibatize. Reka tubibatize. Imana ibadutsindire rwose. Nadutsindira amugani n'ibirimba turakubitaho n'amibukiro. Amibukiro yose uko ari 6 cyangwa ngahe. Abibukiro abami bibare se. Abukiro rya none 5 rwose pe. Mwe nzatungura abantu babwira amibukiro. Babo bazi kwibuka. Baza amibukiro nako. Rya kane rabango yeza aturwa Imana mwihekaro. Kudusaba inema yo kumvira abadutegeka. Kumvira abadutegeka. Hazo gusukugandukira abatambyi. Iryo ni ibukiro rya kane. Ubwo mu kinyarwanda sukugandukira abatambyi. Yego. Adutegeka mu nzu y'Imana. Adutegeka mu nzu y'Imana. Kuko ubwo yaba ari Yezu ahirwa na ntuza na Herode. Yego. Usaba inema yo guhunga. Igihe aturwa Imana mwihekaro. Ihekaro ubwo ni muri mu nzu y'Imana bamujyana mwihekaro. Yego. Noneho bati dusabe inema yo kumvira abadutegeka. Nzajya ngenda ntubabwira gake gake. Irya gatanu ni irya nyuma cyangwa na 5 se koko? 5 irya gatanu uravuga ngo Bikira Mariya abona Yezu yigisha abantu ngo dusabe inema yo kutiganyira kwigisha abantu. Ubu tubabwiriza butumwa. Amfaya erega usibye ko ibintu batabyigishaho bashatse babyigishaho. Hase sinumva yuko rihura na rya jambo ngo mugende kumpera y'isi yose. Biri umaze iminsi uri gukora n'ubu ndi gusenga Imana ngo ngere ugire. Unongere nguruke. Umva irya 3. Yego. Yesu avukira i Betelehemu. Dusabe inema yo kutita ku by'isi. Ayasi. Akantu mama. Dusabe inema yo kutita ku by'isi mwabana. Oya, mama Lionel none se ubwo wampemba iki? Umva irya 2. Bikira Mariya ajya gusuhuza Elizabeth mutagatifu. Dusabe inema yo gukundana. Gukundana ibyo byo birakata. Birahirwa rwose. Ibyo ni ibyacu. Tubyakirije yombi. Bigwire mu mitima yacu. Bisabagire muri roho mutagatifu tubamo. Irya mbere se. Gabriel abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Dusabe inema yo koroshya. Yo koroshya. Cyakwiyoroshya. Koroshya no kwiyoroshya mu bivanga. Koroshya. Ubu kandi arabagatulika ndusha amibukiro. Ariko nawe akakurusha amayibukiro y'ishavu.
uraba kurusha amayibukiro y'ishavu bano bagabo n'abagore ni ukuri nibagerageze. Hanyuma rero ndashaka kuvuga ku mwuka yego w'abantu uturuka ku bantu n'uturuka ku badayimoni. yego ni kuri dayimoni ni kuri satani byose kimwe. ariko buriya abadayimoni buriya si bashakanye na satani. hari abadayimoni ubundi akaba n'abazimu. ubwo bazimu rero ubwo satani abazimu batazima abazimu abandi bakwa mugabo hano hakurya kwa Rutangazi no yajya kwa mugabo hano hakurya eko rwara kumuvuga amutsindesheje ishapuri. noneho ntaturebe nk'uko natwe tutireba uko nireba mu mugongo niko umwanzi atambona. ko nireba mu mugongo niko umwanzi atambona. ariko bana we kiganiro kirarangirana shaka nicyo gukira niyo ukurikiye. noneho rero burya abazimu ntabava mu miryango. n'abadayimoni abadayimoni ni abava ikuzimu. burya ari ingabo satani wohereza ziva ikuzimu. badayimoni babandi badanje barani ni babi baraba satani wohereza barahabaranakaza niba ntabwo abazana ikiburi cyo kupfa kubakubita ishapuru uko iboneye no kubakubita ayibira atarimo imbaraga. ngira ngo ahubwo ngo abakaze aba baturuka mu bantu kubera ko baba batuzi neza. aba bazimu bava hariya burya umuhanga niyo wakwandika umurongo mu muhanda ukavuga uti umurongo murawurenga ndabamena imitwe. bara ni ibicucu batinya umuntu uhagararaho. ko mbona bakenesha bari batinya umuntu uhagararaho. ariko bari aba satani bagira strategy. babanza kukurambagira ntabwo baza pa. babanza kugenda bakwiga bagacungagize mu ntege nke kuko bafite ijisho ribarebera ari ryo rya satani. ariko bariya kuko batagira indi jisho barabera bipfa guhubuka inshuro nyinshi bakakugwaho wibereye mu ibiri bigashya. birabizimu byo mu miryango bira byo mu ducuma byo mu nzuzi byo mu babyuka bakohereza bati turagutumye genda uramutumye umuntu mutumye uzahana herereye. ariko satani aba yamaze kugutagatinga ahantu herereye n'igihe cy'intege nke gahita wohereza igitero. nese bano mu muryango bura bose bakoresha imbaraga zo kwa satani. ubwo nyine ntabwo ari imiryango yose. ubundi hari imiryango ikorana n'abazimu baterekera adashobora kubanza kunywa atabanje guha umukurambere. hari abantu baba barashaka nkunsobanura mama Rene bano bo nubwo babarira ariko bifite aho birahurira abantu babyumve neza ko ndashaka kumenya uyu mwuka uturuka ku bantu uturuka kuri aba bazimu batazima cyangwa uturuka muri kamere kwa satani iri mu muntu. uyu mwuka uturuka mu bantu aho ubereye ka mucerenge uturuka kuri aba bazimu n'abadayimoni. uyu mwuka uturuka ku bantu ukorerwamo n'imyuka yo hasi kuzimu n'imyuka yo hejuru mu bantu. uko uyu mwuka uturuka ku muntu ugahuza na karagiteri z'umuntu kuko hari n'umuntu ufite karagiteri zo guhora toteza kigengiza ariko ameze yumva yarikereyemo ikintu cyitwa ubugome ati jyewe nzabazengereza nta n'inyungu abifitemo. hari umuntu witaga nzabazengereza ndamusuhuje. Imana imundinde mutembereze irebe ahantu imushyira reka mumanuze ji nimba ari n'igaburo ryera ntumbaze amaraso ya Yesu. amaraso ya Yesu ndamutwikije. abakozi b'Imana bamusigayemo umwanga kandi abo ni abakozi b'Imana agenda umuntu w'Imana. ubundi byapfiraho abantu babaye abakozi. umukozi ubundi arakoreye ukwezi kwashira akagenda cyangwa batamuhemba agacaho. uyu mwuka amahirwe ugize ni uko harimo biriya bivuzo nyine ndi kureba biri kugenda bisigara. nta mvuzo nsimbete zinywa ntabwo nkinywa imvuzo. oya ni nyine ni karaka biriya bisigara mu mbuto. karakana karakana kandi abantu mujye muhamagara mbigisha ukuntu bakora utuntu nk'utu tw'ubwenge. bafata ibintu ukavangavanga ukagarura ubuzima vuba vuba ugahora usa neza bose bakora babyibuha nyine bakarenza. ntabwo ari ibibyibushya ahubwo nibigufasha kubaho utarwara kubaho utivuza. kandi burya hari indwara zinaterwa n'imirire kandi mu mafaranga make cyane ukabaho neza. mutazibwira ko abantu barya ibintu bihenze rero bafite ubuzima ahubwo twa tuntu twaha hasi twabiri tugura abiri turiya tuntu tubitsemo ubuzima mutazi urashaka kwihanika ukahita urya ibikwica. mama Lionel reka nzagutumire kuri ya channel yigisha iby'umuryango untegurire imirire ahubwo nibwirire ku bazimu. ukumbuye abazimu Imana ibakurinde.
Okay, reka mbanze mwinjire mu kibazo mwambajije nifashishije Bibiliya kuko namenye ibanga rya Bibiliya. Wantega ntiyapfa kunshyikira namuteze iri jambo. Nze nsobanura umwuka uva ku bantu n'umwuka uva ku badayimoni. Bibiliya iravuze muri Zaburi ya 9 umurongo wa 20. Zaburi ya 9 umurongo wa 20 haravuze ngo Uwiteka haguruka abantu be kunesha, amahanga acirweho iteka imbere yawe. Kansubiramo uyu murongo, Uwiteka haguruka abantu be kunesha, amahanga acirweho iteka imbere yawe. Hanyuma Zaburi y'118 umurongo wa 12 ikavuga ngo yego, ikavuga ngo bangose nk'inzuki bazima nk'umuriro w'amahwa mu izina ry'Uwiteka ndayarimbuye. Urumva aba bantu Bibiliya ivuze ku murongo wa 20. Aba bantu Bibiliya ivuze ngo Uwiteka haguruka abantu be kunesha, amahanga acirweho iteka imbere yawe. Aba bantu Bibiliya irongeye irabavuze ngo bangose nk'inzuki bazima nk'umuriro w'amahwa mu izina ry'Uwiteka ndayarimbuye. Imana itugirire neza cyane. Ashaka kuvuga ku mwuka w'abantu kandi ndifuza ko muri commentaire uzambaza ibibazo nkaza kugusubiza. Byibuze nkakora ikiganiro cyo kugusubiza bimwe mu bibazo uzaba wambajije. Mwuka uva ku bantu, mwuka uva ku badayimoni. Uraza kumva ukuntu mwuka uva ku bantu, mwuka w'umuntu. Uraza kumva ukuntu umwuka w'umuntu ari mubi cyane. Umwuka w'umuntu ni mubi cyane. Uraza kumva atandukaniye n'umwuka w'abadayimoni. Umwuka uva ku badayimoni rero ni umwuka uzwi cyane. Ni umwuka uzwi cyane n'umwana w'umunyagice amenya kuvuga ngo kwa Jinara Yesu. Akajinaraza nta mwana wo mu barokora utazi igiswahili kubera kwa Jinara Yesu. Burya nta murokora utazi igiswahili. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe kwa Jinara Yesu. Kwa Jinara Yesu ndatwika kwa Jinara Yesu. Rero uyu mwuka uva ku badayimoni abantu bafite n'ukuntu bawutinya udatinyitse. Ujya kumva no mu gihe cy'amasengesho abantu bari gusaba imbaraga bagaceceka, bari gusaba mwuka urukumva abantu baracecetse, bari gusaba kwaguka mu mpano ukabona baracecetse, ariko bagera ku ijambo rivuga ngo twirukanya abadayimoni ngo mwizina rya Yesu, rwose ngo mwizina rya Yesu. Abandi bati pepuka kwa Jinara Yesu, abandi bati toka, kumva bose bashigukiye cyane kandi bose bari bacecetse. Sirani imbaraga z'ubwoba bw'ubusa. Ahubwo dore umwuka mukwiye gutinya no umwuka uva ku muntu. Ariwo nshaka kuza gusobanura mu kanya niwo mubi. Niwo mubi. Imana izakurinda umwuka w'umuntu. Niwo mubi cyane. Umwuka w'abadayimoni ugira gutyo ukiriza ubusa, minsi biruka batwika, ukavuga uti ndabahabya ndabagurukana n'ibyanga, ndashaka kumenya amasengesho n'ibyanga, ndashaka umunyempana ariko tubagurukane. Kuko Yesu yaravuze ati bene uwo akurwamo n'amasengesho yo kwiriza ubusa. Yesu yatanze pasi y'umwuka uva ku badayimoni, ariko umwuka uva ku bantu wo ndaje nkubwira uburyo ari mubi. Imana ukurinda cyane. Wasanga ari nawe kuzengereje, ari mpamvu senga ukirukana ukamenagura ugatwika, ntiwushya ntupfa gushya. Umwuka uva ku muntu ni mubi, ni mubi. Umwuka uva ku badayimoni kugira gutya se ukavuga uti umunsi sindi buryame mu nzu, ndemera mfukame hanze mpangane n'umwuka uva ku badayimoni. No kuva ku badayimoni ko ubuzina wohereza kuvuga ngo ndabyohereza ikuzimu, ndabisubizaho byaturutse, kandi mujye umenya no kubikubitamo, menya naho mu bijyana. Tazajya ufata abo bazimu bose ukavuga ngo mbohereje mu birunga aje abazungu bazajya kuhasura, uragira ngo abazimu wohereje babafate. Cyangwa igihe kizagera n'umwana wawe utazi iyo yagiye naho bamwishyurije kumutembereza mu birunga, nahagera ati wo kafunumeta nyoko twohereje hano bahadusanze, wenda adafite imbaraga agahita bacyura. Kajya kumva undi muntu ngo Mwami Yesu ngo ibi bazimu mu majyepfo mu majyaruguru abo mu mujyi rwagati abangenda abava ikuzimu bava mu miryango mbawohereje muri Nyungwe no mu Kivu.
aya mu Kivu Yego. ngo yenda it's okay bajya baboherezayo mu kanya ukabohereza mu Kivu uri bujye koga aho hari buvemo amafi ukayarya mu kandi kanya ugaca muri Nyungwe ugiye i Cyangugu waboherejeho barakugarika amapine y'imodoka barashyira hariya niho wabohereje mujye mumenya naho mubohereza ubu wagiye babohereza kwa nyina abazima ako kantu kizamo ko kwa nyina nawe nake wanyu nyine aho daimoni urumva abazimu abadaimoni fata abadaimoni bohereza ikuzimu ibitero nimba ari ibituruka mu miryango subiza bafata ibintu byabo banamenye ko ari byo kwanze bamenye ko buryo utanoroshye kuko uragiye gufata abazimu baturutse kwa kaniziyo ngiyo hirya iyo ubohereza kuzimu satani uramuhohotera umushaka iki ko atari wowe babyohereje ibi bintu mumwoherereza yabibohereje mwamuhaye ibyo yaboherereje ibyo atabohereje murabimutwerera biramara iki mubisubize bene bizo bigende bihitana nk'intebe 6 bamenye ko byakwanze byakubenze bamenye n'imbaraga ziva muri wowe Mana ishimwe cyane amen nimari bitega bari batumye umutwe subizayo mitwe barayifite nimba ari imyuka bari bohereje ku maguru boherereze isubiza ibintu aho byaturutse ibi rero imbaraga zo kwizera autorite n'ijambo ryo kwizera no kuba nta n'icyaha ufite nta connection y'icyaha ibi ntibigufata ariko umwuka uva ku muntu waba wejejwe ushaka wezwa mu mutima no mu mufuka nushaka wezwa no kuri konti nushaka ubure mu yirindwe umwuka uva ku muntu ushobora kusengana nawo niyo minsi 7 muri kumwe mwicaranye kantinda kuri umwuka uva ku muntu uragatsindwa umwuka uva ku muntu ashobora no kugusohokana mukamara iminsi ine yishyura kandi umwuka uri mu Rwanda nawe ari ufite umwuka uva ku muntu ari we gukoreshereje anniversaire ya celebrate ikirori abantu bari kunywa bari gukata keke yashoye kandi hari umwuka afite ashaka kukurangiza no kukurimbura akurakina n'ibintu Dawidi yavuze aratinyuka aravuga muri Zaburi ya 20 Zaburi ya 9:20 aravuga ngo Uwiteka haguruka abantu bekunesha uyu mwuka uva mu bantu barakunesha neza na diplome bakahindura ubusa bakiga n'uburyo bagufunga amezi 6 yagenwe na leta ukavamo diplome yabaye expired kandi nta cyaho ufite batagetinze diplome yawe n'umwuka uva ku muntu urakurimbura neza ukazabaho nk'umuntu utarize kandi warize no mu Busuwisi waragezeyo hakabura uko kugenza akakugera ko dosiye y'amezi 6 birazwi ko umuntu afunzwe amezi 6 biba birangiye ko atemerewe no gukora muri leta uno umwuka uva ku muntu Dawidi ati haguruka uyu mwuka uva ku muntu we kunesha ageze mu 118 atundenda aba bantu bashaka kunyica bangose bampagurukiye nk'inzuki aba bantu bandinda umwuka uva ku muntu kuva ku muntu umwe murawuzi muntu uzi ko n'Imana yavuganye nawe akaza no kurwanya iby'Imana yavuze umuntu wangara kurwanya iby'Imana yavuze ahari neza akavuga ati bizanga bizakunda Imana ivuze ko izamukorera ubukwe bwiza kandi ndumva ntashaka ko azabukora umwuka uva ku muntu umuntu wacu hari umunyonzi wanditse ku igare ngo icyo utazi ni umuntu ikintu utazi ni umuntu umwuka uva ku muntu se ugira ngo apfa kwirukana mu izina rya Yesu muri kumwe ngo ndawirukanye mu izina rya Yesu umwuka uva ku muntu agushorera abizi ko ari wakuroga kiyo umuntu yigeze kunzanira umuntu ngo musengere kandi ari uroga abo bana bo mu miryango ababereye nyirasenge abari uzana umwe aramunzanira ngo musengere kandi umwuka yabimbwiye ko ari ubaroga mbwira n'ibimenyetso ndanamubaza nese ntihari runaka uheruka gukora ubukwe n'umupolisi n'uheruka gukora ubukwe gutya na gutya nurahana ati niko bimeze uyu se sinyogosenge ati naho Uwiteka abanzaniye nabarangije mu mwuka aramushoreye amushyira umunyamasengesho kandi ari umuroga umwuka w'umuntu uragatsindwa ngo bangere imbere neza kagireho neza gasesengura umwuka uva ku muntu anakwesikotinga akiciperereza kandi ari uri kukwica umwuka uva ku muntu asengera ibiryo amaze kubiroga bizi neza ko abiroza ngo Mana ndagushimiye ko uduhaye ibyo kurya ngo imibiri igiye kubyakira igubwe neza kandi ashyizemo ibintu bituma ugubwa nabi ababyirukana n'ibirozi birimo akanajya anabyirukana abishyizemo ibaza aramushorera aramuzana ngo musengere kandi ari we inyuma y'icyo kibazo aho kugira ngo ndebe wazanye nkajya mureba nkabana ku muntu ni mugari kweri si ko aniriza we
akajya aniriza umukozi w'Imana abo bantu ubona mbabere nyirasenge uwa mbere yashenye urugo kandi niwe warushenye none umugabo bashakanye nawe arenda gusenya yabuze urubyaro kandi niwe waruborotse none uyu afite ikibazo iki n'iki kandi ntukishe inyuma dore na musaza we ahora mu magereza urugo rwe rwase kandi ntubyishe inyuma ibirira ngo pwa mwuka w'umuntu wirizaho wiriza umwuka w'umuntu wiriza azi ko umwana muryamiye yapfuye uwo ari kuburana atari we umwuka w'umuntu mwe murabuze aririza arahera ndamureba ubwo ntashobora no kuryigabura ndamubwira ngo waranaritanga nanyo kuri iryo waranaritanga ndabwa mama wampa umwanya nkajya gusengera uyu mwana mwibanga ngo yanga urabona ngo abana ngo akenshi hari igihe bibagirwa icyo Imana yavuze naho ni ukugira ngo akomeza amenye icyo Imana iri kuvuga akomeza amenye revo y'iby'Imana iri kuva ajye kubirwanya batarabigeraho mwuka w'umuntu siko ari byo rero niko bidakunda se ko turi buvugane wumva ngo rwose ngo mwana wangu ngo twabivuganye ngo nyizera ngo n'amaraso yanjye ayo n'amaraso umukozi w'Imana mushumba ya n'amaraso reka maraso ndangije namubwira nti rero noneho kubera ko wanze ko tuvugana nawe mwibanga ndashaka kusobanura itariki n'ibintu wakoze kuri uyu mwana n'ibyo bintu ufite aho ngaho na bya bindi wakorewe washenye ndashaka ko bivuga byose udakuyemo na kimwe niwanga ndagukoreza isoni hano umukecuru aguye mu kantu ndeba mu kamasho ubundi nk'aba ngaba leta ijya iduha n'umwanya tube dufite inkoni muri biro tubakubite duhamagare polisi izi tujyanire za Gasiya muri gereza hariya bari abantu babaze ntabwo uburozi rero bw'ubunyarwanda bemerewe kubukorera nicyo se bajye banamenya ko dufite umwuka uhishura iby'abantu dufite umwuka wera uhishura umwuka w'umuntu uyu mwuka w'umuntu kugira ngo uzamumenye nuko uba ufite irindi jisho nuko uba ufite izindi mbaraga nuko uba ufite ijisho rya gatatu ry'umwuka wera rihishura umuntu wihishe muri uyu muntu kuko ni umuntu uri mu ndi ni umuntu uri mu ndi mwuka w'umuntu akenshi akaba arimo anabikoreshwa n'indagu ya nyina yamusigiye anabikoreshwa n'ubupfumu bwabo bamusigiye akaba ari umuntu urimo ukorera mu wundi kuko umwuka w'umuntu urakaza Imana ikurinda umwuka w'umuntu Mose arwanya n'umwuka w'umuntu kugeza ubwo batangira kumwanariza no kumukritika bavuga ngo Mose ngo ibyo kudedemanga byo bari barangije kubirenga kuko Imana yari yamukubitiseho umusemuzi Imana yatangiye kumukoresha ibitangaza byo gufata inzoka yikamira izindi nzoka ariko atangira kurwana n'umwuka w'umuntu umwihishamo umwuka w'umuntu umubwira ngo nkumbuye iki umwuka w'umuntu umubwira ngo ariko ngo ndashaka ko iyo Mana ijya kukubwira ibyo bintu ngo ikudutumaho buri munsi ngo uzayibwire ngo natwe twibwirire umwuka w'umuntu wazengereje Nehemiya hakurya y'amazi umwuka w'umuntu Tobiya na Sanbalati umwuka w'umuntu ukamuzengereza kugeza ubwo abereka n'inzandiko bakazica amazi bagatangira kumurwanya nawe agafata decision hari n'igihe umwuka w'umuntu bisaba no kuwurwanisha imbaraga z'umubiri akakubitamo iz'umwuka ndetse n'iz'umubiri bikaza ariko ntabwo mboheje ndashaka kukubwira imbaraga z'umwuka w'umuntu uburyo wazinesha ntabwo ibintu byose bagikanyarira ntabwo bajya mu masengesho umwuka w'umuntu nakubwiye ko ujya mu masengesho mugahurirayo nawe arimo gusengera ashobora no kukurambikaho ikiganza kandi ari umwuka ukurwanya ariwe ukurwanya kandi akakurambikaho ikiganza Mana dutsindira imbaraga z'umwuka w'umuntu mu izina rya Yesu mwuka w'umuntu unkureho umva uyu mwuka w'umuntu Dawidi yahuye nawe reka abyandike muri zaburi ze nyinshi hari zaburi nyinshi zivuga ku mwuka w'abantu 124 ho yaravuze ngo ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri ubwo abantu baduhagurukiraga mwuka w'umuntu guhagurukira mwuka w'umuntu guhagurukira ukajya gutanga ibitambo ukajya gutamba ibiguzi ukajya mu bapfumu mwuka w'umuntu guhagurukira akemera agatega indege ku gatwe kawe gusa
ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri turi bazima. Umwuka w'umuntu uguhagurukira ukemera akagurisha inka akajya kuburana agahanga kawe ari umwuka w'umuntu. Sema. Umwuka w'umuntu uguhagurukira saa sita ntucike intege akemera akaniriza ubusa. Umwuka w'umuntu umenya n'iriba wavomye akajya kuhakorera imihango. Umwuka w'umuntu umenya n'ibiro wicaramo intebe yawe akayireba ntayihushe. Umwuka w'umuntu ugukurikirana no mu rusengero akamenya intebe wicayeho naho ikirenge cyawe agishingwa akakura igitaka. Umwuka w'umuntu uzi kurwana n'umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu uba ufite ibintu byawe nka 6 yifashisha kurwanya. Afite ibitaka by'ibirenge byawe, afite ibitaka byaho wakiniye uri umwana, afite ibitaka byaho wize primaire, afite amazi bavomye, afite amazi atemba y'umugezi wambukaga. Umwuka w'umuntu ukakuzengereza mu rwego wicara ukumva wowe izina ryawe kubera umuntu wagutangatanze. Umwuka w'umuntu ugutangatanga akagutanga kwa boss, ukaba utarabonana na boss ariko umwuka w'umuntu akagutanga kwa boss. Ibaze ko umuntu ukurwanya azi boss wawe wowe utamuzi, ariko kubera ko urwana n'umwuka w'umuntu arimo arajya gutanga ibiguzi n'amagambo aryana n'amagambo atyaye. Umwuka w'umuntu kuvuga kwa bosi yarangiza umwuka w'umuntu akakoherereza umuntu muganira ukurangaza mu biro kugira ngo bihuze n'ibyo yavuze kwa bosi by'uburangare. Umwuka w'umuntu urabona apfa kwigobotora. Sema. Umwuka w'umuntu ndaje nkubwira umwuka w'umuntu nza nkwereka ko burya tujya kumanyagura no masaha ati kwa jina la Yesu. Haleluya. Jewe nzu mu marene ibi byarabaye muri umujyi wa Kigali muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ngiye mvuga ibintu nzasubiramo sinjya amenya guhimba inkuru. Mu marene umwe yabonye uburyo ashingiye umukobwa abona ko amushingiye umugabo w'igisambanyi ruharwa ariko kigikire cyamenetse. Atekinika uburyo azamuhagurutsa muri urwo rugo dore ko yazikina. Yego. Ndaje nkubwira umwuka w'umuntu witonde tondera umuntu dore ko nazikinya kugira ngo amahagurutse mu rugo. Ahagurutse umukobwa mu rugo rusigare. Mwuka w'umuntu nagupfa kwicishwa abazimu. Ni tekinike yiyujuje kuri uwo mukobwa mu rwego yigira umuhanuzi ku ngufu. Atangira kumuhanurira kugira ngo amushyikire. Aravuvuye ansoma avugurura shararabababa. Arangije aramubwira tumva Imana irambwiye ngo ugende ufate umusego w'umugabo. Hanyuma umusego ufungure. Ufate ikariso ye uyifungane n'iya upfundike ku musego uvuga ngo nkuzirikiye. Ukiremo agapapuro kavuga ngo nkuzirikiye aha ntuzagira aho ujya. Nurangije ubimusegura. Arangije arongera ajya kuri wa mugabo we ariwe muko aravuga ati mva Imana imbwiye ko umugore wakuroga inyeretse ibintu yakoreye mu musego. Aka kanya nusanga bitaremo umenye ko ntagira umwuka wera. Arangije arabimubwira ibintu asangamo umugabo agiye abisangamo umunsi umugore yari umunigo. Umwuka w'umuntu mwe murabuze. Umwuka w'abazimu uroroshye n'uw'abademoni uroroshye, ariko nje kukubwira imbaraga z'umwuka w'umuntu wasanga uzengerejwe n'umwuka w'umuntu. Ariyo mpamvu urugo rwawe rusenyutse, ariyo mpamvu uvuye ku kazi, biri guterwa n'umwuka w'umuntu ufite imbaraga. Reka nkuvuge kugeza izi saha yaje gusenya ubu niwe babanye umwuka w'umuntu. Umugore Imana imubabarire wa mugore we wakoze ibintu bibi warahemutse. Nanjye ubwanjye warambabaje ndi umuhanuzikazi mu isi ntuzagira amahoro. Wanze no kwihana unabyitirira ko ari Imana ibivuze. Icyatumye ubyitirira ko ari Imana ibivuze Imana izagukosore. Wahemukiye umwana w'umukobwa wabeshye kuri nyina. Umwuka w'umuntu wowe urabuze. Shaka kugutangariza umwuka w'umuntu uburyo ushobora kukuhagurutsa muri business. Wararwanye n'umwuka w'umuntu mugafatanya akakubwira ati ndashaka kugutera inkunga naho siwe kugira ngo akurangize. Umwuka w'umuntu agira n'ibimenyetso. Umwuka w'umuntu ugira n'ibimenyetso kandi uwo mwuka wagutagatinze wowe ibikaho ibimenyetso wowe uri mukina n'ikipe utazi. Wari gukina n'ikipe itazi kubera ko ari umwuka w'umuntu we yigwije ibimenyetso araguhamagara rekodinga wowe uzajya kuburana n'ibimenyetso bifati kuri aho ngaho ngo uri umunyamwuka. Imana izabahana izabagira kuti izabahana ariko naho mazemo 3 muri gereza. Umwuka w'umuntu hari Imana iduhorera ariko wari uburoko. Hari Imana iguhorera ariko rwasenyutse. Imana ikaguhorera ariko umaze igihe kinini ustaragoringa. Umwuka w'umuntu urakwagiza neza ukajyorerwa isurimo ukavuga usubu ndiho ukajye ukora hose napfuye ndiho mbega ukajya wikanda ngo wumve ko wapfuye cyangwa uriho.
umwuka w'umuntu uca muri mu kazi wawe akaza kuguhagurutsa mu rugo atazabana na musaza we. Ntora wose ntabwo muwoze muzawubaze Dawidi wavuze ati nkureho abanyica bangose ubankureho umwuka w'abantu barangota bakoze ishyirahamwe babaye benshi. Mwuka w'umuntu ukubwira ngo subira mu butamatama bwa so kandi nabo ari izasi reka mwaketazi batanashoboye no kurwana barimo bavugira mu mwobo batsinzwe. Ujya uva ku izima se umwuka w'umuntu niyo watsinzwe ko n'abazimu kera byasabaga ko mupfumbatisha ubwoba bw'intama ngo atazagutera umwuka w'umuntu urawuzi. Si abantu bahambishije amakara kamupfumbatisha amakara bakamupfumbatisha ubwoya bw'intama ngo nutera ujye utera butamba. Uwo ni umwuka w'umuntu mpaka ugira n'ikuzimu ukajya ukurekaramo. Se nta bantu mwuka w'umuntu busete abantu bapfuye kwasha gende nyina nzaka ubu se ndabizi bagafata gutya ikara n'ubwoya bw'intama ngo bakabugupfumbatisha ngo ujye utera butamba ucanisha ikara turi guhaye utabyari tuguhambishije ikara none umwuka w'umuntu ujya kumva umuntu arapfuye yari muzima agapfa arimo abwira ubwo kandi ni nk'umushumba umuyoboye ukorana n'imyuka y'ikiniga ukajya kumva umuntu apfuye arimo avuga havuranyica kandi ntabwo ari kuvuga umuyoboye uri kunyica agapfa bakamushyingura. Gusa umwuka w'umuntu uwo ni umwuka w'umuntu. Ubu se n'abantu bajya barota abantu babayoboye babaha n'igaburo nta bajya babarota babasambanya nta bajya barota banabaniga banabohereza n'inka n'inzoka n'iki byose. Uzi inzozi bajya bandotorera ati ko narose umushumba wanjye n'uwo wakamubwira na yewe ninaringa tangaye tiyanizira ijoro urufuro rwaje tukajya kugaza ibyananiye ndamwihemeti byose. Mwuka w'umuntu usi cyane rimeti mwuka w'umuntu uhindura inzoka akaza neza wamureba kandi akaza avuga nka mwuka w'umuntu ugushika. Mwuka w'umuntu ugushika akagushobora agahagarara inyuma y'urugo akaguhamagara akagushika igitima kikavamo uti runaka aramamagaye. Mwuka w'umuntu ni mubi. Abantu barimo bararwana n'imyuka y'abantu. Unyibukije umwana ejo bundi wamubwiye ati noneho pe ari kugera nijoro akampamagara. Umwuka w'umuntu atarampamagara ati nkumve nyamamagaye mu mazina yanjye amushumba atapfa kuba gusa yambwiye nk'ibintu runaka simbyemere atarampamagara akamaza nk'icyumweru anteza inzuki n'ibindi byose bigiye bitandukanye. cyakoze nanjye yaroretse ko nterasanga ndakanuye monzasi araza ataba abantu urimo dutandukanya n'aba bantu urimo umenera amabanga yacu uzongera ndangije sinzi uburyo nikosante nk'ugiye kumukubita ikintu mukubita umwase mu mutwe mbona arapfuye. Senza aho iteka nkuru umwase mu nzozi nanamiza mu gihe wari mbona intombego yahariye nonde munsi mwuka w'umuntu bisa mu mube maso mucyare mwambara imbaraga z'umuntu. Mwuka w'umuntu ni mube mwuka w'umuntu utinyuka kanakubwira ngo uzageza he n'isindwe ryawe hano si umushumba si umwapotere we si umwapotere we hano wabimubwiye si kwamubwiye ngo uzageza he n'isindwe ryawe hano. Ntako mwakwitonze. Umwuka w'umuntu mugire bwenge mube maso mukomere. Mwuka w'umuntu ndashaka kugera ku musozo nkavuga uburyo warwana n'uyu mwuka w'umuntu. Yego ubundi naho twe dutegereje. Yego numva neza warwana ute ahantu niho ruzingiye. Mwuka w'umuntu so wamuca amaguru. Mwuka w'umuntu wayakura hese wayakura he kwa bari protege ni muntu ko bari protege. Mwuka w'umuntu ntabwo barega gatuza iyo amaze kumenya ko umuntu akurwanya umurwanya umwitaruye umurwanya umuhunze. Uyu mwuka w'umuntu hari igihe akurwanya. Umwuka w'umuntu akurwanya yararangije no kukugura gute mu buryo bwo kugutamba ukarwana n'uyu mwuka yararangije kugushyira ahantu kuguhadika ahantu. Yego ubwo abizi ko waguhaditse ahantu uri ahantu uhagaze mu mahwa n'izi saha wumva amahwa kujomba uri kurwana n'uwo mwuka wakubujije gukora. Yaguhaditse ahantu aravuga ati ndemera nshete ndasheta inka nsheta amafaranga nsheta inkoko z'ibara rimwe ndagushese ntabwo uzambanaho ndajya nkurwanya ariko nzi icyo nakoze. Kuko akenshi uyu mwuka w'umuntu akurwanya azi ikintu yakoze mu isi yabo
kuko mu isi yabo barakora, mu isi y'abantu barakora, mu isi yabo bagira inama, bagira aho bahurira. Uyu muntu ukurwanya inyuma ye haba hari abantu bane ari nk'uwa gatanu, bakagira ahantu bahurira, bakagira ibyo bahurizaho, bakagira ibyo bakora. Uyu mwuka w'umuntu kugira ngo urokoke ni ukuba ufite umuntu udomina mu buryo bw'umwuka, waguhambura akagukura muri izo mbaraga. Iyo urwana n'umwuka w'umuntu washyize ibintu ahantu, urwanisha nawe ibyo bakoresheje, ugashaka umuntu w'Imana nk'uko nabo bashatse abantu babibafashamo, ngo kuko ukiri umwuka w'umuntu. Kabiri, iyo uzi kurwana n'umwuka w'umuntu wakwibasiye, nta zindi mbaraga akoresha za gikonikoni, za magini, za gishetani, ari umuntu wakwibasiye gutya gusa. Hungisha umwana na nyina kuko yari adashaka kumwica. Bisaba ko unamuhunga nimba ari n'umukoresha wawe uzi ko hari ibintu akora byakuribata, nimba utizeye mu mwuka, nta deliverance, utizeye imbaraga. Hunga umenye aho ukorera. Ushobora gukorera kuri tere, kuri mashine, ushobora kuhaba udahari bikabafata umbonye, ariko ukagira izindi mbaraga zo gusenga cyane, iz'ubwenge. Ni ugusenga, gukora cyane, gukora nawe amajeste cyane kuruta kwinjira mu masengesho y'ubuvumo. Gukora cyane, nimba uzi ku intebe ayisiga imuka, ufata indi kandi unabimumenyeshe, kandi unamwereke ko wamumenye, wamuvumbuye. Nimba uzi ko uyu muntu akurwanya agusanze iwawe, mwime karibu. Umwuka w'umuntu wiyamutyo, mwime karibu, mwe mu burenganzira. Nimba uzi ko wamumenya ko umwuka w'umuntu akurwanya yakwinjiriye, musohore mu buzima bwawe. Hunga, mugendere kure kandi unabimumenyeshe. Ikindi, ushaka umukozi w'Imana agusengere, agukure muri urwo rubanza urimo, kuko uri mu rubanza runini cyane. Uri mu rubanza rw'umuntu, uri mu rubanza rw'umuntu wakize urw'abadayimoni, ariko urw'umuntu uraruvamo mbajije, uraruvamo mbajije. Bamukubitisha inkuba cyangwa umusaraba wa Kristo. Ni ishapure. Imana idufashe kandi tugirire neza ku mugana wa muporoso. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nguko uko umuntu arwana n'umwuka w'umuntu, urakaza umwuka w'umuntu ni woroshye. Aho Dawidi avuga ngo unyize. Kandi ikindi, umwuka w'umuntu urwanisha ibikorwa. Dawidi yakoresheje icyitwa ibikorwa kugira ngo apeze umwuka w'umuntu. Aravuga ati bijanga bizakunda ndiranja nkora ibyabananiye, nkora cyane muzanyenera mupfukama. Umwuka w'umuntu nimba kurwanya ngo udakira, kora cyane ukire, ejo gukenera apfukama azamuye amaboko. Niko Dawidi yabigenje. Baramurwanije arangije aravuga ati bizanga bizakunda, ndakora ikintu kitarakorwa mu mateka, ndakoresha icyo bita ibuye, ndakoresha icyo bita umuhumetso, ndakoresha icyo bita gusatira umugabo. Kandi umwuka w'umuntu iyo urwana nawo ntugire imbaraga, uzapfa utazigize. Uzapfa utazigize. Nimba urwana n'umwuka w'umuntu ntugire imbaraga, uzapfa utazigize. Dawidi aciye igihanga Goliyati akizamukanye mu bantu, muri ya myuka imurwanya, nibwo abaturage bararirimba batangira kuvuga ngo Dawidi wacu. Uyu mwuka uzamuza imbaraga z'imikorere. Haleluya. Z'imikorere. Nimba uri kurwana n'umwuka w'umuntu uvuga ngo ntuzambyarana, ntuzaheka, gerageza. Mbega ujya no gushaka uvuye mu baganga urebe ko kubyara birimo urebe ko nta kabazo karimo gakuzamo hakiri kare. Uyu mwuka w'umuntu uvuga ngo uranshakanye ariko ntuzakira, kora cyane. Uyu mwuka w'umuntu nimba ukwitendetse avuga ngo uzabyara ibinyendaro 6, ubwirinde gusambana nyine. Bose ntacyo wumvamo. None se agutanze mu mashyi no mu tanguranwa nawe. Menya ko yatanze. Ubwo wawumenye, menya ko tageti yabo na tekinike ari ukukubyaza ibinyendaro. Nawe jya ubona abahungu wiruka. None se ari inyatsi. Inyatsi wayimenye iba yarangiye, burya inyatsi wayimenye uba yarangiye. Ubuse nta nyatsi twarangije tutagiye Gorogota gusengerayo. Dore inyatsi ya mbere twarangije tutagiye gusenga. Twamenye ko hari igihe umuntu agura ikintu atateguye. Burya no ukabana umwuka w'inyatsi. Ngo mbonye isakoshi ntabiramutse, ngo mbonye urukweto ntabiramutse, ngo amashuka nashakaga, gusa ko kiranagishakaga, bigatuma icyo wateganyirije amafaranga cyanga ikabinyatsi wikururiye. Tukimara kumenya ko nawe ari umwuka w'umuntu, ntabwo tukigura ibintu tutanditse ku rupapuro, nushaka uzukiduhera make. Uro nawe ni umwuka. Mwuka ukugurisha ibintu utaramutse. Uburyo wabona nk'akantu nyine k'akabora wakaramutse. Oya ntabwo akaramutse. Kari muri bije. Ariko mu rugo baragakeneye. Kari muri bije. Karakenewe ariko kabuze ntacyo rwaba.
kanze ubwo tuzaza tuganire pe. Murakoze cyane, turabashimiye abantu mwese twari kumwe, nuko mbisoje. Ufite ikibazo azambaza mbaza. Nari mfite akabazo ukakubaza ngo ese uyu mwuka waramutse udafite ibyo bakoresheje kubera ko nyine bakugereyo bakakukiza hahandi, none ntabwo ufite ubushobozi bwo kwizamura ngo wikureho bino bintu, wabigenza urumva? Yenda urugero, nari ntunze uyu mwuka w'umuntu uramanura unsubiza hasi, n'uyu munsi wa none no kwikodeshereza inzu bikunanira, mbigenze ne kandi nyine maze kumenya ko uyu mwuka w'abantu uriho. Rega hari umuntu umeze gutyo mama wa Leonel? Ndabyumva, baranahari cyane, ari kurwana n'umwuka uko bamumazeho ibye, bakoresheje amafaranga kugeza isa nta kintu ahagazeho. Yego. Ninjire mu mavuta yo guhiga nka Yefuta. Yego. Nungirira gutya kizatunguka mu rugo, nzakiguha. Mana nungirira gutya ukantabara, nanjye nzakora umurimo wawe. Yego. Nanjye nzatabara abakozi bawe. Yego. Nzibuka babigizemo uruhare. Oya mama, hari ijambo rero maze iminsi nanjye ndi gukorera ubushakashatsi. Nakorera ubushakashatsi ikintu umaze uhita unasenga. Ni gute ngo nzafasha abantu bawe, ahubwo nzafasha umuntu wawe wamfashije, bagiye bahiga gutya ko ari byo ko ariho nanjye. Ubundi muba mukwiye no kubandikisha bagasinya bikaba n'ideni, ubundi ugafata duplicata mukajya no kwa noteri bagateraho kashe ku buryo uburana nkuko nabo bagira imyuka iburana, natwe tukaburana imbaraga zacu. Kamwereka mama wa Leonel. Haleluya. Munyigishije akantu buriya tujye kujya turakora. Mujye mureka gukorera mu Kigali, niyo mpamvu imyuka yabo mwayikukanye. Niyo mpamvu n'abakozi b'Imana benshi baba batindi, ni imyuka mwakiriye y'abantu namwe mudashoboye gusporta. Yego. Noneho rero ubu ikintu kihari, niba leta iri gusaba yuko amatorero n'amadeni n'abapasiteri n'abahanuzi n'ibiki bose ingeri zose amafaranga aca muri leta, mureke natwe kugira ngo nyine ibintu byabo bijye bikorwa, tujye tubandikisha, tujye kwa noteri kugira ngo n'amafaranga nibayaduha tuzajye muri leta twerekana kuko na leta yerekana ko tugaragare ko turi abakozi ko gukora ibintu bikagaragara. Haleluya. Bikorwa na leta. Kandi abakozi b'Imana n'abafatanya bikorwa na leta, icyo munakimenya. Abantu mwese mwari mufite ikibazo nk'icyo rwose, mwebwe muze mwandikanwe duplicata, muvuge ko ibi bintu bizakemuka cyangwa nibidakemuka. Aho umuntu ukubwira ngo nsengera ngiye kugurisha ikibanza, ngo nikigurwa nzaguhafana, akarakubwira n'amafaranga ashaka kukigurisha, ukanamwakira arenzeho, ukabimenya ko akigurishije, yarangiza agacaho akagenda. Reka mbisobanure. Burya umuntu abakuroza inyatsi. Reka mbisobanure neza, hari umuntu byigeze kubaho. Umuntu wavuze ngo ikibanza cyawe ndashaka kukigurisha miliyoni 12. Umuhanuzi w'Imana aramubwira ati kigurishe 14. Yego. Aranamubwira ati ariko uzamituru. Ati ngiye kugisabira 14. 14 barazimukubita. Uza amafaranga yamuhaye ibihumbi 20. Bayisenga twigendere. Uyu muntu ntibamukoze umuntu azaze mukorere deliverance yahuye n'umwuka w'umuntu. Shakeneye deliverance. Uwo n'umwuka w'umuntu yahuye nawo. Kandi n'uyu muntu nawe. Mpagaze uyu muntu nawe ushapre yashize kure. Oye wikwiboresha ushapre nayishize kure, ubwo bari kumva na Bibiliya n'inyundo n'ibiki byose. Turabimukompese mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareth. Abantu bateye gutya nabo baze kwitekerezaho ubwoko bw'ubugome bafite. Nabo bafite umwuka w'umuntu. Bafite umwuka w'umuntu muri uku kwezi gushize, ndumva ari mu ruko ndigishije ubwoko bw'imivumo. Yego. Amoko 5 y'imivumo. Harimo n'umuvumo w'abakozi b'Imana. Yego. Hari abantu bagendana imivumo y'abakozi b'Imana, ukagira ngo byaraguhire kubera umukozi w'Imana yarakaye, yababaye, uwo muvumo ukawugendana. Icyo kintu narakivuze mu masaha y'igicaniro cya 2:00. Navuze ubwoko bw'imivumo 5 abantu bagendana nawo, mvuga ubwoko umuvumo w'umukozi w'Imana, mvuga umuvumo w'ababyeyi, mvuga umuvumo w'abarozi, narabivuze cyane. Hari abantu rero mwitonde mutavumwa wa muvumo mubi, ntimugakinishe n'amarangamutima y'abakozi b'Imana. Ndagushimiye mubyeyi kandi wasenga tugasoza. Utumvise. Haleluya. Ntabyo mvuze. Urakoze, turagushimiye mwami nyiribihe. Haleluya. Ni nyinshi cyane kuri twe turegerebo. Haleluya. Tukubisa hasi umwuka w'abantu ugenda ku muntu wese ukurikiriye YouTube channel Eva Mama Leonel. Umwuka w'umuntu kugenda ndawumenaguye guhera uyu munsi, uyu mwuka ugutinye mu izina rya Yesu.
haleluya. mwuka uva ku badayimoni ndawutwitse umuriro w'Imana ugutwike wambaraga mbiwe katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zikugote wowe uhanganye n'umwuka uva ku muntu. Haleluya. Imbaraga yose mbi ituruka mu muntu ndetse n'abantu. Ikiganza cy'Imana kikubeho kandi umwuka w'Imana kubeho cyane, ngusiza amavuta yo kugukomeza mu ruhanga rwawe hamere nk'urutare. Mwuka w'umuntu ntakagukoreho, mwuka w'umuntu ntakaguhangare. Guhera uyu munsi ikiganza cy'Imana kigenda ku buzima bwawe n'ubw'abawe mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, 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 amen.